en fait iyo urwara allergie amaso aratukura urakumva rero amaso yatukura ukajya ibyo bita photophobie ni ntuza ni reaction kuri lumière kubera ntago ari umuriro gutuma ugira infection ugira inflammation mu maso we nta allergie uba wirwariye noneho kubera kudashyiramo imiti wareba biri kunjena ese mama nabwo n'uburwayi abafite nta allergie abarwaye akenshi muri televiziyo muri computer muri telefone harimo urumuri rw'ubururu ni lumière bleue iyo lumière bleue yica amaso igatera ya ndwara nakubwiye mu kanya y'abantu barengeje imyaka 50 yitwa dégénérescence maculaire idakira muganga agomba kuba amavitamine ubuhoro unywa buri munsi so ubu ngubu ntuza ama smartphone tugura afitemo ntuza protection donc ni uyishyiramo ariko ni uyishyiramo byita ni blue cat byita blue cat kuri yerimina ntuza lumière bleue aya marinette nambaye afitemo iyo ntuza blue cat so iyo ugiye kugura marinette ahubwo tumuya marinette ari blue cat yerimina ntuza la lumière bleue ya televiziyo ya telefone ya tu vois mirari nayo iravurwa buriya amaso agasubirana akabona umwaka akakureba neza akongera akaba neza hari ivurwa na ntuza na ibyo bita twa exercice bagapfuka rimwe kujya irindi naryo ryimenyereza hari ubwo ari amarinette arivura kamwambika amarinette amaso agahita yongera akareba neza cyangwa se akaribaga cyane cyane iyo umwana amaze kujya imyaka 2 bashobora afite ibiya by'imirari biterwa na faiblesse ya za muscle ibyo twita muscle extraoculaire cyangwa se tout simplement akaba ari ikibazo cya myopie ijisho rikareba ku ruhande wamwambika lentille de contact ijisho rikongera rikareba neza so indwara nyinshi ziravuka hari n'izindi za infection umwana akavuka afite za secretion nyinshi mu maso kubera aho ahaba yanyuze yahuye na infection byo bikavurwa nta kibazo imiti irabivura so ni ngombwa vraiment cyane abantu barengeje imyaka 40 yo kwa muganga w'amaso byanze bikunze Shepherd to Shepherd igarutse twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe naharete nk'ibisanzwe tugarutse muri cya kiganiro cyacu dutumira abantu batandukanye mu bijyanye n'umubiri mu bijyanye n'amarangamutima no mu bijyanye n'umwuka uyu munsi rero umutumirwa wacu turajya mu mubiri cyane turajya mu mubiri tujye kumwakira hanyuma tubabwire ibyo tugiye kuganiraho karibu cyane Dr. mwakoze uribwira abadukurikiye hanyuma n'abasuhuze muri Shepherd to Shepherd. Okay, njye nitwa Nshimiyimana Pasteur ndi umunyarwanda navukiye i Kigali navuye mu Rwanda kera njya kwiga iby'amaso nabyigiye muri Cuba nabanje kwiga iby'ubuganga birangije nkomeza niga iby'amaso hanyuma narangije kwiga iby'amaso njya gukora mu gihugu cya Haiti ari naho nkorera kugeza ubu ngubu agiye kutubwira ku bibazo duhura nabyo by'amaso ndiheraho namwe benshi mufite ibibazo bitandukanye by'amaso uyu ni umuvandimwe wanjye nkunda cyane ni imfura iwacu yambereye byose yambereye papa yanyishyuriye minervare yarangaburiye yaranyambitse ni umuntu udasanzwe nakiriye hano uyu munsi ndishimye cyane n'inzozi zibaye impamo ndakwishimiye ndaza kwita pa byose ndakwita amazina yose bihangane uyu munsi rero nagutumiye mu kiganiro cyitwa Shepherd to Shepherd tugira hano dutumiramo abantu batandukanye hari igihe tumiramo abashumba abantu bavuga iby'umwuka abantu bavuga iby'amarangamutima yakomeretse byo mu mutwe ariko uyu munsi tugiye kuvuga mu bintu bijyanye n'amaso kuko ni umuftalmologue avura amaso imyaka myinshi so agiye kudusobanurira ibintu bitandukanye ngiye ndwara amaso niyo mpamvu numvise iki kiganiro kirenteresa ku bantu benshi ese buriya umuntu atangira kurwara amaso ryari hari umuntu uvuka arwaye amaso bimeze bite barayavuka hari ntuza hari indwara z'amaso abana bavukana uruhinja rukavuka rurwaye amaso cyane rwose ni kimwe n'uko hari abantu bavuka hari abana bavuka bari impumyi hari intuza hari indwara abana bafata bakiri mu nda za nyina
akenshi bitewe na za infection ababyeyi baba bafite cyangwa se bitewe n'izindi ndwara ba nyina baba bafite, umwana akavuka ari impumyi, umwana akavuka arwaye. Hari indwara twita glaucome, mu Kinyarwanda sinzi ukuntu bayita, mu Cyongereza ni glaucoma. Ni indwara umwana avuka afite amaso ibyiso binini. Iyo ndwara dukunze kuyibona muri Haiti. Ibyiso binini uvuga uyibona volume y'amaso ko ari nini? Volume y'amaso manini. Ni nayo mpamvu akenshi tugira inama abantu yuko umwana ibonye afite amaso manini ugomba kumujyana kwa muganga kugira muganga bafate pressure y'amaso. Pressure y'amaso kuko ni ubwo akivuka rwose. Consultation ya mbere y'umwana akagombye kuba ryari? Donc umwana nk'uwo yagombye guhita umujyana kwa muganga. Iyo ubonye hari akantu katagenda neza, nk'umwana nakubwiza ukuri, hari umwana nigeze kubaga afite amezi 3. Ko utamubaze aho arahuma ubuzima bwe bwose. Ese ko uruhinja bavuga ngo ruvuka rutabona, akunda guhumiriza, afungura gakeya, ibyo bintu umuntu umubyeyi abimenya gute nk'uwabaze w'amezi 3? Ibyo ndi kukubwira, reka nguhe ingero z'indwara ebyiri abana batoya bakunze kugira, kandi nyina nta nubwo ari ebyiri gusa. Hari indwara abana batoya bavukana, noneho akaba ari nyina w'umwana uzibona. Hari iyo ngiyo nkubwiye, umwana avuka ibyiso bye ari nk'ibyiso byaturumbutse. Icyo gihe ni ukwirukanka ukajya kwa muganga. Akenshi aba ari glaucoma, kandi glaucoma ni indwara ituma ijisho ritabona. Kubera mu Kinyarwanda bavuga ngo pressure ni umuvuduko. Nabyita ko ari umuvuduko uba ari mwinshi mu jisho. Afite ijisho ni kimwe na urabona balo, umupira w'amaguru. Balo iyo ushyizemo umwuka mwinshi bigenda gute? Iraturika. Ijisho rero naryo rifite pressure, rifite amazi riproduizamo imbere, ku buryo umwana avukana ijisho rye riba riproduiza amaso menshi, noneho rikabyimba gatana. Ryo ntabwo riturika, ahubwo rideturiza ibyo twita nerve optique. Ngiye mvuga yuko ari nka cable, nk'umugozi uva mu jisho ukajya muri cerveau. Afite niwo utuma tubona. Iyo ribyimbye gutyo rero rideturiza, byica nerve optique, umuntu agahuma. Niyo mpamvu icyo gihe nta n'umuti w'umwana rwose umuha, ni operation dukora. Hari ibyo bita valve, shyira valve mu jisho ku buryo y'amazi asohoka mu jisho akajya muri valve akajya muri circulation sanguine normale. Iyo ni indwara imwe bita glaucoma. Irakira, iravurwa, ntikira ariko ushobora urayistabiliza. Hari indwara yoroshye kugira ngo umubyeyi amenye uko umwana yarwaye, ni indwara bita cataracte. Mu Kinyarwanda bayita agashaza. Umwana ukabona mu jisho. Exactement. Ubona akantu umwana donc arakavukana, none ukakabona, bishobora kuba mu jisho rimwe, bishobora kuba mu maso abiri. None nyina w'umwana arakabona, akabona akantu k'umweru kari mu jisho. Urakumva? Icyo gihe nabwo ni ukwiruka ujya kwa muganga kugira ngo bahita bagakuramo. Noneho umwana yagira imyaka 2, hari intuza karinete bashyira mu jisho imbere. Afite ni lens, ni lentille, na karantille. Cataracte y'umwana nibyo bita mu Gifaransa bita cataracte congénitale cyangwa congénito cataracte. Ni ntuza, ni solution yayo ni imwe, ntabwo ari ebyiri, ni operation. Umwana iyo abazwe gutyo uyimuvanamo, iyo atari yageza ku myaka 2 ntabwo ushyiramo lentille, tugezeyo ko umwana agira imyaka 2, yagize imyaka 2 uhita ushyiramo ako ka lentille bakita intraocular lens mu Cyongereza. Ni lentille intraoculaire. Hari n'indwara yo ni mbi cyane, ni kanseri. Ni kanseri bita retinoblastome. Retinoblastome umubyeyi nayo ashobora kuyibona mu ruhinja rukivuka. Uruhinja ababyeyi benshi nta nubwo baba babizi. Noneho umwana aba afite ijisho, sinzi niba wari wajya mu mwijima hanyuma ngo urebe injangwe.
iraka umwana we nawe ijisho rye riba ryaka mu mwijima donc umubyeyi niho yabibonera nijoro ugiye kuryamisha umwana kazimya itara ubona umwana cyangwa umwana ari mu hantu hijimye ubona ari nk'injangwe ku buryo ujya kwa muganga ukamubwira ati muganga uti nimugoroba umwana wanjye mbona afite ibintu bimeze ari ijisho rye ribona iyo ni intuza ni kanseri umwana arapfa iyo iryo jisho batarivuye umwana arapfa hagati y'imyaka 4 n'imyaka 8 arapfa iryo ntuza iryo jisho iyo rigumyemo bigeraho bikaba umweru nabyo bikamera nka yanane kubwira yagashaza hari impumyi njya mbona afite nk'ikintu cy'umweru hano gutya exactement bimera nk'agashaza noneho umwana atavujwe hagati y'imyaka 4 umwana kanseri iramwica urakumva ikindi cyoroheje ni intuza so hari indwara nyinshi urumva birasaba attention y'umubyeyi rero mu gihe umwana akivuka ko nka niyo tubyaye akenshi bahita baza gukora consultation y'amatwi iyo umwana asinziriye cyane cyangwa atari kubaha result ikwiriye nyuma y'icyumweru ujyaho babishinzwe bakajya kumufata ibizami by'amatwi n'itegeko ni ntuzero n'amaso rero ababyeyi tube maso kuko ntabwo byo babidutegeka nta nubwo bayapima tukiri kwa muganga ubwo hari byinshi ntakubwiye hari izindi ndwara z'abana bavutse premature abo twita premature haba hari indwara z'intuza z'amaso ugomba kwihutira kuvura kuko utazivuye umwana abantu abimpumye ubuzima bwe bwose hari indwara nyinshi hari nk'abana tuzi bajya nka Taniya umukobwa wanjye bamupimye amaso bwa mbere akomplayininga amaso wamusomesha ukabona nta bigaragara neza yari afite imyaka 2 n'igice ariko mbere y'iyo myaka 2 n'igice nta kintu twararumaritse niyo mpamvu nkubwira birasaba attention y'umubyeyi ababyeyi ntuza bagomba kugira attention sino systematiquement ukavuga uti reka njya n'umwanya wawe kwa muganga bambwire niba hari ikibazo afite cy'amaso ni ngombwa mu bihugu byacu rero njye nkora mu gihugu cya Haiti nk'uko nababwiye njya kenshi no mu Rwanda akenshi ababyeyi nibwo babitekereza ntabwo batekereza ko umwana atabona nuko yakubona umwana ari gusoma yegereje gutya cyangwa se mu ishuri umwana akaba adasoma neza kuri tablo mwarimu buri gihe baramwicaza imbere kugira ngo arebe neza kuri tablo akomplayininga ko iyo yicaye inyuma ntabwo abona ku kibaho exactement biriya ni ibibazo by'amarinete umwana aba akeneye amarinete akenshi ariko icyangwa no kumujyana kwa muganga iyo umujyanye kwa muganga ntabwo ari ikizamini cy'amarinete amukora gusa muganga yaramo n'imbere mu maso kugira arebe niba nta yindi ndwara afite nk'uwo mwana wari uri kumbwira imyaka 2 n'igice buriya wamujyanye kwa muganga kubera ibyo wabonaga bagiye kubisanga byarabaye too much myopi yarabaye nyinshi afite myopi ni iki myopi ni umwana waravukanye ijisho ari rinini urakumva noneho uko umwana agenda akura ijisho naryo rirakura so myopi ikiyongera ijisho rirakura kugeza ku myaka hagati y'imyaka 23 na 25 urumva umwana afite myopi tuvuge afite myopi ubundi ni negatifu ni sinye negatifu imbere niba afite -1 buri mwaka igenda yiyongera -2 -3 -4 cyase -50 -2 uko agenda akura n'ijisho ry'uko rigenda rikura sukiye normal ibyo ni normal so niyo mpamvu uwo mwana agomba kuba korije hakiri kare kugira ngo icyo ni ikindi kintu gikomeye muri ophthalmology abana badevelopa vision ibyo mu kanya rebuze utumwana yakivuka ntago abona neza so boro umwana agenda adevelopa vision nkuko agenda yidevelopa we kugeza ku myaka 8 so iyo udakorije ntuza vision y'umwaka mbere y'imyaka 8 yayize 12 niyo ayo marinete niyo wayamuha ntago umwana azabona neza niyo wamubaga ntago azabona neza donc ibyo yaperize muri iyo development y'amaso ntabwo abirekipera muri kumva
umuntu mukuru yakagombye gutangira gutekereza ahubwo ati reka nivuze amaso ryari ntuza ubundi uzi ubwenge ubundi kirisitipire ni uko buri myaka 2 nibura wagombye kujya kwa muganga kugira ngo arebe niba nta ndwara ufitemo, ko hari indwara mbi afite. Nakubaye ko njye ndi umuganga mbere yo kuba ntuza oftalmologue. Burya indwara mbi ni indwara uba ufite mu mubiri wawe ariko ntugire icyo wumva, kuko niba ndwaye igifu kikandya ndiruka njya kwa muganga, ariko ntutekereza ko ndwaye igifu ariko singire. Hari kanseri nyinshi umuntu arwara ariko ntugire ikintu wumva. So no mu maso hari nakubwiye indwara ya wa mwana ijisho riba ringana gutya, uwo ni umwana wayivukanye. Ariko hari abantu bakuru barwara glaucome kubera umuntu mukuru ijisho rye rifite ukuntu rikomeye, byo ntago riba rinini, agahita abibona. Ni indwara ituma umuntu ahuma. None se pa ishobora kuza mbere, ashobora kuyibona akuze, ishobora kuba hakuze cyane ikintu baravukanye ariko ababyeyi ntibabibone. Ni ikintu avukana ababyeyi ntibabibone, ijisho rikaba ari normale, ariko uko agenda akora rikagenda gikura byiyongera ukajya kubona ukabona umuntu arahumye. Hari abantu benshi, abarwayi benshi tubona akaza ati ari doctor ati ngiye ndabona ariko iri jisho hazi ibyumweru 2 ntabona. Wareba imbere ugasanga ijisho ryara kakana nakubwiye kameze nk'ikabiri komenekana ijisho na cerveau. Wareba imbere mu jisho ukabona karapfuye, donc ni nkaho kabiri yose yashwanyutse. Noneho warana umurindi ugasanga naho niko bimeze, ariko ho haracyari ni nk'udufire tukiri tuzima. Ubwo tumwandikira imiti vuba ndetse rimwe na rimwe tukababaga, ariko ryarindi ryapfuye ryo rigenderako. Kubera iki? Kubera ko nta na rimwe yigeze ajya kwa muganga. Bigiye kwa muganga ubundi harayamo imbere avuga ndabona kabiri harimo akabazo, reka ngukorere ibizamini turebe niba udafite iyo ndwara. Iyo asanze ntayo ufite ariko ufite ya signe, nibyo twita signe de glaucome, babyita excavation, yabonye ubifite aravuga ati buri mwaka ujye uza ngukorere ibizamini. Hari ibizamini byita champ visuel, hari ibyo bita OCT, nibyo bidetecting izo ndwara. Ati buri mwaka ujye uza tubigukorere kugira ngo turebe niba iyo ndwara itari yataka intuza amaso yawe. Agacekinga pressure ntuza umuvuduko w'amaso, yabona ari okay, nta mita kwandikira. Ariko iyo asanze harimo ibibazo noneho hari imita kwandikira, byaba ngombwa akawukora laser cyangwa se akakubaga. Ariko ibyo ni muganga. Uwo ni umuntu mukuru. Yes. Ubonye ikibazo cyarageze kure. Exactement. Iyo ngiye icecetse niyo se glaucome. Yes. Iyo iri danger ariko icecetse. Très danger. Kuko cataracte biriya mu Rwanda bita gashaza, yiza buhoro. Kandi ni ikintu kigaragara inyuma. Oya, igaragara iyo imaze kuba yarabaye umweru. Ijisho ryarazemo akantu k'umweru mo imbere. Ariko nshobora kuba ndi kuganira nawe gutya mfite cataracte ntuyibone. Noneho njyewe ninjye wumva nagira gutya nkabona hari ijisho ribona neza irindi ritabona neza, cyase yombi kavuga ni ko nayo nsanzwe ntwara imodoka ndeba neza, noneho nkaba ntari kubona na marinete yanjye. Ubu nabonaga neza kwa muganga guhindura marinete, muganga akambwira turwaye cataracte. Cyane abantu barwara ibintu bya diabete, amasukari. Cataracte ziza buhoro plutôt biza hakiri kare. Ubundi cataracte ni indwara iterwa n'imyaka. Abantu bageze mu myaka 50, nakubuye ko 45% ntago ari ku isi yose barwara za cataracte. Umuntu ufite imyaka 75 nakubuye ko ntuza akenshi benshi bafite izo ndwara za utarevukanye iza muri icyo gihe, muri iyo myaka. Uko ugenda ukura niko ufite possibilité zo kurwaza cataracte. Ariko nk'abo barwara za diabete bo noneho ziza kare. Cataracte nayo ishobora guterwa na ntuza shock, traumatisme, nayo ishobora gutera cataracte. Ariko symptome yayo ni imwe, nuko ntago ubona neza. Nuko ajya kwa muganga akayibona. Solution ni operation cyangwa se bakakwandikira amarinete yo kakiri gatoya, cataracte ikiri ntoya. Hari andi maso tujya tubona wagira ngo ararutanwa. Nkanjye
Clement yambwira ngo ndikajisho moya hari ijisho ry'irinebwe mfite rikanura rishatse ukabona rirahagaze neza rikabona yarirasinziriye kandi ntabikora exprès niyo nakanura gutyo ugasanga rikora ryasubiye kuba rifunze akenshi ntabwo ari ijisho akenshi ntuzani paupière paupière na utuduha kano ko hasi na kano ko hejuru noneho wagize nka za allergie kakabyimba nuko ukabona ijisho rimwe rirafunze irindi rirakanuye ariko bihora se birashoboka yuko ubundi ubusanzwe amaso yombi arasa ntabwo angana exactement ariko ajya kungana uretse ko hari izindi ndwara hari ibyo bita microphthalmie ni abantu bafite amaso matoya ariko iryo jisho ritoya ridafite nuza dimension n'irindi hari ntuzari ibibazo rero rifite akenshi na nubwo riba ribona n'ubundi ntiribona neza ntuzani kuvuga ko ritabona neza ntabwo nagusuzumye ngo ndebe mfite amarinete ariko no mu mibare biraboneka ko ari ryo rirwaye cyane nuko ari ryo wenda rifite plus de myopie noneho ukavuga ngo ni ryo riri lazy niryo riri paresseux nuko ritabona neza cyane cyane iyo utaryambitse amarinete cyangwa izo za lentille de contact so niryo rifite niryo rinini natayamubwira ko myopie ari amaso manini nayo ibyo bita hypermetropie ni amaso aba ari matoya ubundi ijisho normal rifite hagati ya milimetero 22 na 24 so iyo birengeje 24 nibyo twita myopie yari hasi ya 22 nibyo twita hypermetropie iyo ni distance y'ijisho uko rireshya hakaba n'ibindi bita astigmatisme byo ni intuza ni ijisho imbere y'ijisho rikaba riri deforme ukuntu ariko icyo gihe iyo bakwambitse amarinete cyangwa ibishyemo lentille de contact yongera rikabona neza hanyuma indi ndwara y'amaso iri plus fréquent niyo ugize imyaka utangiye muri za 40 ukeneye amarinete nibyo bita presbytie byo ariko biterwa n'ibihugu nge ntuzane experience propre yanjye nagoye ko nize muri Cuba namaze imyaka 11 muri Cuba abantu barya inyama z'ingurube cyane barazikunda noneho tukabona abantu b'imyaka 37 bakeneye amarinete atagisoma ngero gutyo ukabona wamuha amarinete yo gusoma yakumva noneho hari ntuzare abanyarwanda n'abarundi najyaga mvuraze muri za mission za UN ukabona umuntu agize imyaka 50 nta marinete yambara ari buzima mutaraga arafata telefone agasoma noneho conclusion ni iyihe nuko twaje gusanga biriya bintu wacu turya ibishyimbo ibijumba amateki imyumbati biriya bintu nibyo bituma izo za presbytie ziza zitinze noneho barya zirya nyama ibinuza by'abana barya intangaha natwe dushyiremo bahano ukajya kubona ukabona za presbytie zije ari precoce ubundi normalement 42 gutyo nko muri Haiti ni muri za 42 43 nibwo umuntu atangira kugira ibibazo byanoza bya presbytie c'est quoi ni ntuza ni vision de près vision ya hafi donc ntuzari ibyo bita komoda ubundi ijisho ry'umwana umushyize hano arasoma umwana normal shyize hano arasoma aho ushyize hose kuko ijisho rye riba ntuza ari ibyo bita cristallin aba ari elastic none ugize imyaka 42 biba cristallin iba bloqué nibyo twita perte d'accommodation ça veut dire ugatangira ukabona umuntu ari gusomera hano kure none ukamwandikira amarinete wowe ni imyaka byose ndi kubibona ni imyaka ibitera ku buryo nayo marinete nibyo sinzi ubwo wigeze kubivuga uti hari abantu bajya muri magaze agafata amarinete ashatse yose agahita yambara na consultation yagiye ayo ni amakosa akiterurira pe agakishyura akigera c'est vrai yuko ahita abona neza ariko kubona neza ntago ari ikindi tuvuge yuko uwo muntu afite imyaka 45 sibyo ubu umuntu ufite imyaka 45 yagombye kwambara amarinete plus 1.50 rimwe na 50 plus 1.50 noneho wakijya muri magaze akafata amarinete ya plus 2 ubu amarinete ya plus 2 yanumbarwa n'umuntu ufite imyaka 50
ariko iyo yafashe byose ndi kubibona arabibona kubera ko za nyuguti ziba nini ariko ntabwo ariyo marinete amukoresponda ku buryo nagira 50 uzasanga yambara marinete y'umuntu ufite 60 uri kumva iyo agize imyaka 50 ukamwambika ya marinete ya plus de yambaye afite 45 ntabwo ya marinete aba akimukwiriye ntuza rero il faut faire très attention ntabwo ari upfa kugenda ngo ufate amarinete wambara cyangwa ugasanga yambara amarinete y'umugabo we umugabo afite imyaka 55 nawe afite imyaka 45 no iyo nyambaye mbona neza ntabwo ari kubona neza ko inyuguti ziba nini ni nka loupe ziba nini ariko ntabwo ariyo marinete agukora ni ngombwa kubona muganga genda kwa muganga agusuzume arebe n'izo ndwara nahoze mvuga zitangira ntuza ubundi bavuga ko izo za glaucome akenshi kubera igenda ikura gahoro gahoro bazidetekitinga muri iyo myaka za 40 noneho bagahita baguha imiti ku buryo udahuma urikumva so ujya kwa muganga agusuzume akwandikira amarinete buri myaka 2 ubundi buri myaka 2 wagomye kujya kwa muganga w'amaso kugira arebe niba nta kibazo gihari. Umuntu ashobora gukira amaso bijya mu makese wahuye nayo haraho nicyo niko kazi kacu sino ntacyo twaba tumaze niba amaso adakira amaso agomba gukira. That's true. niba uje urwaye agashaza nka kubaga icyo shaka nuko ukira sino ntacyo nawe amaze niba urwaye iyo glaucome ntabwo ikira ariko ndayistabiliza ku buryo udahuma. Yego urakumva so akenshi nicyo tuba dushinzwe. Ubwo gukira nshaka kuvuga wenda ni nko kuva ku marinete nkanjye nanga marinete nyambaye imyaka myinshi kuyavaho burundu ukumva ekute hari ntuza hari ariko ngewe ntago amarinete ni ntuza ni hari abantu batayakunda utabishatse bakubaga rwose uri nka myope ntuza hari amarazeri ni ibintu byatangiye hashize nk'imyaka 20 pasoma 20 même plus batangiye ntago tubikora muri Haiti ntago tubaga orazeri hari ibintu dukoresha razeri ariko izi za myopi ni za parezi zikikuta extrêmement cher no mu Rwanda ubanza ari ubungubu batangiye kubikora muri bino bihugu nk'ibi ngibi barabibagaza aleze sans problème ari ukubagwa hari n'ibindi vuga ngo guharura hari n'ibindi bita guharura ni ukubaga ni razeri ikibazo ngo kuharura cyangwa kubaga ya razeri en fait iharura ikinyarwanda barabona guharura en fait hari agakushe kari imbere y'amaso ivanaho yego ntiyongere kwambara marinete ugatuba muzima ni technology rwose umuntu ukabona yambaraga marinete urabona nk'ibyo bya stigmatisme par exemple nizo za myopie très facile barabikora rwose aleze sans complication ukire kuri rendez-vous ngewe ntabwo mbibaga nakuye ko na appareil zihenda cyane epi zikenera ntuza maintenance yazo ni très sophistiqué hari temperature zikoreraho ku buryo utazaya temperature ntabwo ya appareil bashaka kuyikoresha ni mu bihugu très développé nk'ibi ngibi cyangwa i Burayi niho izo operation bazikora muri Amerika muri Etats-Unis ku buryo umuntu arwaye nk'ibyo turamubwira ati ufite possibility tujye kwivuza muri Etats-Unis. Hano najyaga mbibona ntuza Quebec najya muri salle d'opération n'abaganga b'inshuti zanjye bariyo bakabibaga separa ibintu bitajya burya nta operation itajya complication bitewe n'impamvu X mais ni ibintu vraiment bakora bya donc iyo operation laser irashobora ko umuntu areka marinete nta kibazo rwose umuntu agera ku rwego kuri etape yo kubagwa bifunguye amaso ujye umbwira ngo wiri ubaga ibintu nk'iyo umuntu agera kuri etape yo gufungura ijisho agamije iki biterwa n'ibyo arwaye nawe bagamije gukira ave ku marinete ntabwo natanye nkubwiye ko hari utwana tuduhinja tubaga umuntu nigeze kubaga ufite imyaka mike yari afite amezi 3 umuntu nigeze kubaga ufite imyaka myinshi ni umudamu wari ufite imyaka 97 aba expecting kubona nawe atabona ntabwo namubaga ahubwo nge umwana ni umuhungu we ntarubwo agiye umwe ati mama ati nicyo utarabona ushaka kubona exactly niyo mpamvu uze ngo nawe aba expecting ibyo umukecuru arambwira ati
yaramushubije ati ntabwo nshaka gupfa ndi impumyi. nawe ndashaka kwinjoyinga life nubwo nshaje. sinshaka gupfa ndi impumyi. none ikindi kintu nashaka kubaza umu ophthalmologue n'umu optometriste, hano tugira optometriste ujya muri mole ukabasanga harimo nk'amakabina angahe, aho uciye hose ubona optometriste nibo usanga kenshi tujyaho. nabo bayiba nyine bakunyuza mu byuma n'ibiki byose bakakwandikira amarinete, rimwe na rimwe ukijyanira nk'akana k'imyaka 2 kuko ufite benefit ukavuga tugende, bagataha bambaye amarinete, ibintu nk'ibyo. Twabizera kimwe n'aba ophthalmologue, harimo difference? ntuza icyo ni ikibazo cyiza. ntuza itandukano riri hagati ya ophthalmologue na optometriste biterwa n'ibihugu. yego, ndaguha urugero. nko muri Cuba aho nize, optometriste yandika amarinete. yego, ariko nko muri Etats-Unis, hano naho ndumva ariko bimeze, ariko nko muri Etats-Unis nzi ko bafite doctora, ntabwo ari abaganga, yego, ariko babaha doctora comme optometriste ku buryo bakora ibyo bita l'ophtalmologie clinique. ça veut dire akora nk'ibyo nkora, avura indwara, akora amadiagnostic, ibi byose arabikora, ariko ntabwo abaga. niyo difference. ntabwo abaga, ariko ibindi byose nkora arabikora. kwandikira imiti, marinete, gukora ibizamini, amarinete, byose arabikora. noneho ophthalmologue we yandika amarinete, akora diagnostic, yandika imiti, noneho akanabaga. ariko mu bihugu bikennye byacu, optometriste ni amarinete gusa. so abo ba hano rero nkeka yuko bakora ntuza ophthalmologie médicale clinique, bandika imiti, bagira gute, bakakureba ibyo nahoze nkubwira, bakora za diagnostic z'indwara, noneho akakwandikira n'amarinete. ukaba yabikoze neza, tubizere. kuko nukurege witerurira abana tugende nkuko turedeza kanjye muri consultation bisanzwe, ugataha nakana kambaye amarinete cyangwa bwose. umwana yararwaye ku buryo akeneye amarinete. njyewe uko nabigenza ari njyewe, ntago nakwivuriza muri mall niyo byagenda gute. singiye kubeshya. ni byiza gutegereza nafata rendez-vous n'umwo ophthalmologue, cyetse wenda ari ikintu urgent, ariko sino nafata rendez-vous n'umwo ophthalmologue. hari abandi bita ba opticien. opticien we nawe ndure akuna marinete ayajista, abwira niyo meza kuri wowe, aya ngaya afite ibi n'ibi, nta ni anti scratch, ni photogray, ni progressif, niyo meza gutya. ariko niba ushaka vraiment consultation nyayo, il faut faire attention cyane abana, kuko umwana ntago azi ku exprima ibyo ari kubona neza, so kirisa wowe urabizi. umwana ariko we ntabwo, mama ntabwo mbona neza, ariko n'igihe aba yishakira amarinete. exactement. so ku bwanjye namwakira rendez-vous kwa ophthalmologue, akora ntuza un examen comme il faut. est-ce que muri more abafite ntuza équipement zose simbizi, ntabwo nzi équipement mfite za diagnostic muri more kugira ngo ashoboye kuba yadiagnostika vraiment indwara nyayo. je préfère kujya muri ntuza muri clinique d'ophthalmologie cyane ku bana. yego, ari wowe ukeneye amarinete ushobora kugenda amarinete yanjye yamenetse mu nkorera andi, ariko umutwe ukavuga ati mu mezi 6 nzajya ndashaka rendez-vous yo kwa ophthalmologue kugira ngo mbwire niba nta ndwara mfite. hari indwara par exemple, ntabwo urugero, hari nk'indwara bita dégénérescence maculaire, itangira ku bantu barengeje imyaka 50. ni indwara idakira, cyane abantu banywa amatabi, qui fume. ni indwara idetruiza amaselule ari à l'intérieur de l'œil. ni indwara bashaka kudetekitinga, muganga akora fonde akaraba ibiri imbere, hari ibizamini bakorera ku buryo bayidetekinze, hari amavitamine batangira kuguha ukajya unywa buri munsi kugira ngo indwara idakomeza kwangiza amanuze amaselule yawe. so ni ngombwa vraiment cyane abantu barengeje imyaka 40 yo kwa muganga w'amaso, byanze bikunze, wabishaka utabishaka, nibura kugira ugenda kubwira ati
nta kibazo ufite cyangwa avuga ati ufite iki kibazo cyangwa avuga ati irinde ibi n'ibi kuko hari utuntu ndi kubona mu maso yawe. Buri myaka 2 agomba guhindura amarinete. Natangiye nkubwira yuko umuntu ufite imyaka 45 ntabwo yambara amarinete y'umwaka ufite imyaka 50. So nawe amaze imyaka 8 na ya marinete rero urumva ko yuko sinzi n'ukuntu akibona. Uri kumva abari kwica amaso ni kimwe n'umwana wawe. Umwana wawe niba bamwandikiye amarinete uyu munsi umwana arakura, ijisho naryo rirakura ntabwo rikuma rikiri rya rindi. So uko rikura amarinete nayo niko ahinduka. Urakumva yakabije yagira nk'igihe kingana umwana ni buri mwaka kugeza agize imyaka 25. Shakane umwana ugomba kumujyana kwa ophthalmologue bakamureba ntuza uko ari kubona pourcentage ya vision afite, byaba ngombwa bagahindura ya marinete. Bitaba ngombwa ophthalmologue kuba ati amarinete aracyari sawa, igendero zongera umuzane dans 6 mois cyangwa mu mwaka. Hari akizere ko kuba yasubira agasanga byaramanutse cyangwa birazamuka toujours. Ibiki bizamuka imibare ntuza present nka myopia yongera ntabwo ishobora kugabanuka nese ijisho ryagabanuka. Rishobora ariko par exemple kuba stable ntirikomeze kugenda yiyongera yego akaguma gutya ariko ntabwo bishobora kumanuka. Bishobora kuguma gutya ukuma kugira ngo bimenye no kumujyanayo no kumujyana kwa muganga. So abana kugeza ku myaka 25 nakubwira buri mwaka ngomba kumujyana kwa muganga kugira barebe uko abona nayo marinete cyane izo lentille de contact ze ntuza ederi operation. Pardon, umuntu mukuru après 25 ans chaque 2 ans buri myaka 2 ntuza ikindi urana nk'abo bana barwaye za myopie ntabwo umwana bamubaga myopie yego ariko iyo gize imyaka 23 24 25 yes urashobora kumubaga laser. Hari abandi bantu bakunda gukoresha ama contact akumva hari abantu badakunda amarinete akabona wenda iyo yifotoje ntaba mwiza nk'iyo yavanyemo tuno mutwo iyo yagiye mu bukwe akeneye ka makiyaje ke keza agakunda gushyiramo ziriya contact harya zitwa gute contact lens. Ni iki cyiza na marinete cyangwa ni contact cya byose ni sawa? Okay, kuvuga icyiza c'est relatif. C'est relatif ngiye nshobora kubona icyo cyiza undi akavuga ati ntabwo ari cyo cyiza ariko ntuza lentille de contact zigira complication kurusha amarinete. Yego. Okay, now amarinete hari abantu bafite za myopie zihambaye cyangwa se bafite za hypermetropie zihambaye kugira ngo amarinete par exemple hano hamurya. Yego. Urakumva kubera ko ari bya birinete binini kwa kwazihozamo nese umuntu wamubwira ngo ntiyambare lentille de contact ni ngombwa. Cyo ni kimwe. Kindi nkatwe muri biriya bihugu dukoreramo ibihugu bikennye ntabwo nshobora kubwira umuntu ngo niyambare lentille de contact kuko nzi ibibazo bya hygiene ni isuku. Yego. By'amasuku, ibibazo by'ivumbi. Yego. za infection hari nigeze kugera traumatisme icyo gihe nigaga muri Cuba mbona umudamu wambaraga ntuza lentille de contact cosmétique ni zirya zihindura amaso akaba icyatsi cyangwa ubururu none umukobwa yarabyambaraga ariko urumva nta hygiene aragenda agira virus ntuza arwara virus mu maso mutera indwara twita keratite yabuze amaso ye yombi yarahumye mewe kubera keratite. none ubwo lentille zikenera isuku ikabije mewe ntabwo ushobora kwambara lentille ngo kubera ko uri kubona neza ntuzihindure. Iyo baguye ati no kuzindura buri munsi ni buri munsi, niba ari buri cyumweru ni buri cyumweru, buri kwezi ni buri kwezi. Ntuza lentille ziriya lentille ziba hari n'ukuntu ziba expire, hari amaproteine zisekreta noneho akaguma hagati ya lentille n'ijisho bigaproteje. mewe iyo warengeje igihe biproduce ayo maproteine bikashobora no kuziramo na za infection ukarwara ibyo bita keratite. urakumva? So niba ari buri munsi kuyindura no kuyindura buri munsi. So
ntuza njyewe ku giti cyanjye urabona nanjye ndwaye amaso sibyo barambwira ati shyiramo lentille de contact menye nzi complication za lentille de contact nawe ni laissez-moi avec unsigera marinette yanjye hari abandi muri stage mu Quebec bati pastor reka tukubage ntuza njye ndwara ibyo bita astigmatisme astigmatisme ni deformation imbere y'amaso ni ibintu babaga rwose très facilement ariko toute opération yari yo yose ni risque ifata risque yego ni risque urabyanze ushobora kubaga abarwayi 99 ariko hakaba umwe ijisho rimeneka so ngenzi complication izo opération zigira ndavuga ni muganga ni je me sens à l'aise avec mes lunettes ndekera marinette yanjye kandi wowe uri kubabaga no ariko nanjye simfa kubaga mbaga uryo ubikeneye urakumva mbona ko biri ngombwa yeah so lentille de contact nge nabwira umuntu niba uri à l'aise avec marinette yawe kubera icyo ukoresha lentille de contact lentille de contact zishobora kugira complication utanazi hari abantu nkiri umunyeshuri muri Cuba ntago twakoreshaga lentille izi ziri soft yego zari lentille dure z'ibirahure yes none ukabona umuntu aho ni sont des verres bifata akayishyiramo noneho kuyihanagura nta likide bagiraga zo guhanagura hari abayihanaguje amanuza ururimi niba ufite grippe ukibeshya ugashyira hano niya virusi ya grippe uri gushyira mu maso yawe yes zirozwa iyo za vere ushobora kuyoza n'amazi ntabwo ari nka turiya turi soft ngiyo ni dure izi ziri soft nazo hari amarikide yayo exactement ukamenya ukuntu zibika ntabwo mubwira hygiene yazo utayikubura hygiene ushobora gutuma uperda ijisho ryawe akoze ni keratite urakumva rwose ikintu umuntu yavuga ngo yishingikirijeho iminsi yose itubera rimwe na rimwe no hari abantu rwose babaho babikira lentille de contact ubuzima bwabo bwose ariko azi isuku yayo ariko uzi isuku yayo uzikorera isuku ejo rwose ushobora kujya urya ugashyiramo uri gushyiramo infection mu maso yawe urakumva so ntabwo nakuvuga ngo rinete nizo nziza ngo lentille de contact biterwa n'ahantu uri naguye ko muri Haiti abantu nambika lentille ni bake cyane ariko cyane n'igihe ubona ko ayikeneye ziko hygiene nta hygiene amavumbi ntabwo uzi amazi yoga niba ari n'amazi aba ari potable ntabwo so singiye gute umwandikira marinette yego ariko hari wundi wandikira marinette ibintu bingana gutya umwana w'umukobwa ugasanga byamubangamiye yes nawe ukajya ni rupa wamushyizemo ugura ngo yewa gerageza amanuza ariko fais attention ça ni kimwe na nuza na operation za myopie umuganga mwiza umuganga utari business ashaka ntabwo uzanga iteguye ngwino nkubage no toute opération est risque umuganga mwiza arakubwira ati est-ce que uri areza na marinette yawe cyangwa na lentille de contact zawe yuzuti wije umusami avec mes lunettes uburi ntabwo yagombye kubaga yego toute opération est risque aho waba uri hose ni risque toute opération est risque ibyo ntazagira umuntu ubabeshya ngo operation no ushobora gukora operation ikaguhiranye nayikora bikaba bibi ibyo byose ndi kubikubwira ariko buri cyumweru mbaga abantu 10 na bangahe I know urakumva ariko mbaga umuntu nzi yuko abikeneye biri ngombwa that's it hari aka experience yigeze kugira ukabaga umuntu kumva urishimye wabonaga ubuhumyi neza byaje ukabona biciyemo arabonye baragushima ukagira isoni ukabona yabonye ukagira isoni kuko uhita utekereza umwe wavuye we ntakire yego ariko ubundi l'objectif principal ni niba mbaza abantu 10 barindwi ntibabone cyangwa 5 ntibabone mfite ikibazo yego mfite ikibazo so ubaga abantu kugira ngo abubaze bose babe satisfait noneho waba utari satisfait niwe ugomba byagenze gute nakoze iki nabikemura gute ariko ubundi ubaze nutse sino ntabwo nkubaga yego ntabwo nkubaga tout simplement no mwandikira ibindi oya cyangwa umwereza kundi muganga agenda kanaka azarebe ntuza ubundi case ikomeye uhereza kuri wa muganga mudakundana kanaka azabikemura asemesha ibyo nabyo bishyira muri video azabirekeremo
kubera umuntu atishimiye ntuzabikureho. Akabazo ka nyuma ashaka kubaza, hari umuntu uhora yambaye amarinete ya fime azirana n'urumuri, umva bya bindi bibi, nk'umukobwa wanjye yambara amarinete ariko bahita bamushyiramo bya birahure bihinduka ku zuba. Uwo muntu wenda ubona itani yarwaye amaso ndabizi, ariko hari undi ukunda kuba nko mu Rwanda niho nabibonye cyane, agahora yiyambariye amafime. Abarwaye amaso abakeneye kujya kwa muganga, umuntu uzirana n'urumuri biba bimeze bite? Akenshi abantu nk'abo ngabo baba barwara za allergie. Baba barwara za allergie, noneho amaso pardon no ntabwo afite iyo urwara allergie amaso aratukura. Urakumva rero amaso yatukura ukajya ibyo bita photophobie. Photophobie ni ntuzani ni reaction kuri lumière, kubera ntabwo ari umuriro gutuma ugira infection, ugira inflammation mu maso, we nta allergie uba wirwariye, noneho kubera kudashyiramo imiti wareba biri kunjena. Ese mama nabwo ni uburwayi abafite ikibazo. Nta allergie abarwayi akenshi. Hari ikintu très important. Hari urabona ubu ngubu abantu bakoresha telefone cyane, computer, televiziyo. Muri televiziyo, muri computer, muri telefone harimo urumuri rw'ubururu, ni lumière bleue. Iyo lumière bleue yica amaso, igatera ya ndwara nakubwiye mu kanya y'abantu barengeje imyaka 50 yitwa dégénérescence maculaire idakira. Muganga agomba guha amavitamine ubuhoro unywa buri munsi. So ubu ngubu ntuza ama smartphone tugura afitemo ntuza protection, donc ni uyishyiramo ariko ni uyishyiramo byita ni blue cat, byita blue cat kuri yerimina ntuza lumière bleue. Aya marinete nambaye afitemo iyo ntuza blue cat. So iyo ugiye kugura marinete nabwo tumuye marinete ari blue cat yerimina ntuza la lumière bleue ya televiziyo, ya telefone, ya tu vois. Donc ubuzi byemewe by'urumuri yego nibyo bya photogré, je suis tout à fait d'accord, no kugira ngo ntuza no buri mu rumuri ari no ku bururu. Hari ibyo bita ngo polarize nabyo byaje, nabyo byevita yuko muza rayon ultraviolet zica amaso yawe. Ariko akenshi abo ngabo ubona abishyiramo kubera ntuza ni za allergie bafite mu maso, noneho yareba ntuza lumière bikamujena kubera photophobie. Ku muntu uguze amarinete basanze afite uburwayi bamuhaye amarinete, hari igihe utabuze ibintu bari kukubaza ahubwo ngo urashaka ko tugushyiriramo protection y'urumuri y'izuba ngo cyangwa tuyagumishe gutya. Hari igihe utabuze icyo gusubiza ugahita wumva nahinduka ku zuba biri rikaba ariyo nifatira, kandi wenda rimwe na rimwe bitari ngombwa. Ntacyo byica ku maso. Umuntu wamenyereye amarinete ahinduka yakwambara n'ayasanzwe. Ubundi ntuza hari nk'ibyo bimaze kubwira bya blue cat. Ubundi usaba amarinete ari blue cat kugira ngo ufashe telefone, ushobora gufata telefone yawe idafite niyo ntuza niyo protection ya ntuza ya blue cat, hareba televiziyo n'amarinete adafite blue cat, mba ni kwicira amaso yanjye. So icyo ni ikintu par exemple usaba ubuti mu amarinete ya blue cat. Ikindi nibyo nakuye bya rayon ultraviolet, rayon z'izuba. Rezo mu bindi bihugu sinzi niba hano muri leta habari izuba, ariko ubundi nkatwe automatique umurwara azavuga ati umpe photogré cyangwa umpe amarinete ari polarize. Urukumva byevita yuko amantu amare yinjira mu jisho. Migraine nta hantu ihurira n'amaso? Yes, hari ibyo bita migraine ophthalmique. Migraine ophthalmique kuyidiagnostika c'est très difficile, nabyo ucekinga amaso ukareba byose ukabura. Akenshi migraine ifata uruhande rumwe, ariko umuntu urwara za migraine ophthalmique y'umuhaye ibiti ya migraine ça passe. Mais ni ijisho riba riri normal, ariko hari neri burya ntuza migraine ni za vaisseaux sanguins, ni za neri burya umuntu turumwe n'umubiri umwe. Noneho akaza ahubwo avuga ati ijisho rimeze nabi, ukarya examen ugasanga ijisho nta kibazo rifite. Wamuha ibinini byanuza bya migraine bikagenda neza. Donc bifite nabyo hano bihurira n'amaso. Wow. Turabivuze ibyo nari nshoboye kubaza, abo nabarije bihangane, nabarije abashoboka. Dr. ndagushimiye.
thank you very much, namwe ndagushimiye cyane murakoze. ku bisobanuro uduhaye, sinzi niba ari akantu wavuga dusoza hanyuma tugasoza ugira inama Gusoza no abantu. kugira abantu inama Mm. nuko mu bihugu byacu Mm. cyane cyane mu Rwanda Mm. abantu ntago baha agaciro cyane amaso, Mm. kandi hari indwara turwara ntitunabimenye, nizo ndwara mbi. Ya ndwara urwara ntigire sinye guha, ntigire ikimenyetso na kimwe guha, nukajya kubona ukubona umuntu arahumye utazi naho biturutse. Izo nizo ndwara mbi. Mu bihugu byacu bikennye akenshi za leta ntago zemvesisa cyane mu bintu by'amaso. Amaso ni ibintu bisaba tekinoloji akenshi. Uko tekinoloji yagiye izamuka niko n'ibintu by'amaso twagiye turushaho kudetekitinga indwara zimwe na zimwe. So rero abaganga b'amaso cyane cyane abantu barengeje imyaka 40, nibura buri myaka 2 ugenda ureba uti muganga nje kureba niba nta kintu bazo mfite mu maso. Ibyo gusa birahagije. Nagira icyo detekitinga azakwandikira imiti hanyuma mugire ubuzima bwiza. Nicyo numva nagira abantu inama. Ikindi, abana banyu, umwana ntago avuga. Hari abana batabona, ariko hari n'abantu, hari abarwayi tujya tubona ukabona hari umuganga amenutse kubaga, yarambwiye ati nafunze ijisho rimwe mfunga irindi mbona ntiribona. So umwana rero nawe ntabwo ababona mu jisho rimwe, ariko ntago abizi, yumva yuko n'abandi bose ari uko babona, kugeza umunsi umwe afunze ijisho rimwe agafunga irindi. So we mujyane kwa muganga bamupime amaso barebe niba ari muzima. Niba ari muzima, okay, imyaka 2 imyaka 3 ujye umunyuzaho uti mundebere niba nta kibazo afite, kumusaba abana banyu bazagira ubuzima. Ariko niba arwaye bibe buri mwaka. Niba arwaye muganga byonyine azabyikwibwira ati nguhaye randevu n'umwaka utaha. Ntabwo ari ukugira ngo yibone amafaranga, ahubwo ni ukugira ngo arebe umwana niba ameze neza cyangwa hari ikindi kintu agomba gukorerwa. Turagushimiye cyane pa, wakoze ku mwanya wawe. Nanjye ndabashimiye, wakoze kunyemvita. Wagize neza cyane, Imana iguhe umugisha. Hanyuma namwe abadukurikiye turabashimiye, twizere ko hari icyo byabunguye. Wari ufite ibibazo by'amaso atazi uko byitwa n'ibiki, umva uzajya usubiza video inyuma wongere wumve, badusobanuriye byose. Wite kuri uwo mwana, ntawamenya. Imana ibagire neza kandi ikomeze ibarinde.